kugira ngo icyo uzaba muragendana Imana nibishyize ibyo dukora byose duteganya nk'abana b'abantu ariko hariho igihe dukurikirana imigisha nanone itari iyacu urebye ntibyari n'ibyanjye ariko sinagize amahirwe yo gukomeza kwiga bitewe n'ubuzima nanone nagiye ngiramo nkagenda ndwaragurika gutyo ngeze naho ndwara mpera hasi ndavuga nti Mana nkavuga nti nubwo ibyo byose bingeraho ntimfite no kubura n'uyu mubiri gutya n'ubundi tuwambaye ari nk'ibitizanyo ni nk'imyenda mbega ni nk'imyambaro isanzwe igihe kiragenda igasaza rero n'ubundi ndayisaba ngo uzakomeze indindire umutima wanjye n'ubugingo nimbura isi ubuzima bw'isi ubundi tuba tubutijwe nimbubura nzigirira iherezo ryiza. Ishyari n'ishyano. Ishyari nicyo kintu cya nyuma umuntu yiga kugira ngo abe umurozi, niyo kaminuza ya nyuma. Iyo ufite ishyari nta kintu na kimwe utakora, ubasha kwica umuntu atari ikintu muvuganye, atari n'icyagutwaye. Nabyo byabaye kuri no mushiki wacu kuko Gloriose, nyuma y'uko abantu benshi baramaze kumugirira ishyari, cyane cyane abo bakwana mu ruhando rwa muzika ko kuramya no guhimbaza. Buriya ari ahantu niho hantu hari amarozi ateye ubwoba, niho hantu hari ubugome bukabije. Ibyabaye kuri Annette Murava murabizi, nyuma y'uko yaragiye gusohora album ye ikomeye cyane kandi yari ikunzwe n'imbaga y'abantu batandukanye, noneho bagahita bamuroga. Ibi ni nabyo byagarutse cyane kuri Gloriose nyuma yo kuba yaramaze kwifatira agace katari gato, yaramaze gukundwa n'abantu batari bake. Uyu Gogo dusubire inyuma mu buzima bwe, yavutse mu buzima bukomeye cyane, mu buzima bukakaye, ubukene butangaje, noneho anavuka ari disability, abadafite ibice by'ingingo bimwe bimwe bigenda bihura nuko abandi bantu bavuka bameze. Ubwo akura nk'abandi bana abaho mu buzima buciriritse kandi bugoye, noneho yigira inama yo kwigarurira gusenga aho yarakiri mu karere k'iwabo ahani Rwamagana Ifumbwe. Uyu yaramaze kubona ko ubuzima bwe bugiye kugenda nabi, kuntu yavutse mu buzima bukakaye ndetse akanavuka adafite ingingo ze zikwiye neza nk'uko abandi bana bo bavuka bameze. Akiri iwabo ntabwo yabashije kwiga amashuri nk'uko abandi bana biga, kubw'uburwayi yakunda guhura nabwo, ari nabwo bwatumye yigarurira Imana cyane. Aravuga ati reka nigarurire Imana, niyo nzanapfa nzapfe mferiye mu bwiza bwayo. Kuko Gloriose igihe amaze ku isi, we ntabwo yari azi ko azamara imyaka 36 akiri ku isi, kuko we igihe kinini cyose yakimara agaragaza uburwayi bukomeye, abona wenda akagiye gupfa, ariko Imana yakomeje kumurinda muri iyo minsi ikomeye. Buriya ngo igihe wiyumvira ko ari cyo ugiriye gupfa, ntabwo ari cyo upfiraho, kandi ngo icyo uzaba muragendana nk'uko yakunda kubivuga. Naho ndwara mpera hasi ndavuga nti Mana ni mu byo wabivuye byose, ntibishoboke ko n'uyu mugisha atari uwanjye. Ndamutse umbyukije hano hantu n'ubundi nuko nzaba ni wowe ukuza, ntinakugwa inyuma ubundi nkazajya nikorera umurimo wawe ngasenga gusa. Hasigaye amezi 2 kuko ngo avuke, mama we yaje kugira ikibazo gikomeye cyane. Ubwo yaragiye kwahura ihene zaramwirukansanije cyane, noneho ubwo ziba zimutuye hasi, yaratwite inda ya Gogo. Icyo gihe yari imaze amezi 7. Ubwo niko kuntu hahise habaho ikibazo gikomeye cyane kuri mama wa Gogo. Ubwo Gogo aba aravutse mu buryo utari bukwiye, kuko urumva ko harasigaye amezi 2 kugira ngo umwana avuke. Murazi ko bisaba ko aba amaze amezi 9. Ubwo Gogo yahise avuka ku mezi 7. Ubwo avuka nyine afite ikibazo cyo kuba avutse mu buryo butari buteganijwe. Icyo gihe Gogo avuka hari mu mwaka w'1989. Yakomeje kubaho ariko abaho mu buzima nyine busa n'ubutoroshye, kuko ukuntu yari amaze kuvuka ataragera. Yarabayeho kubw'Imana, noneho hashize imyaka 5 nibwo papa we yaje kwitaba Imana, aho hari mu mwaka w'1994 hari muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo papa we aba yitabye Imana. Uko kuko yakomeje kubaho muri icyo gihe, hashize umwaka umwe papa we apfuye, hari muri 1995 nibwo mama we nawe yaje gupfa, apfana na murumuna wa Gogo yaratwite.
Gogo kuva icyo gihe nibwo yahise atangira kubona isi imwikaragiyeho, abona ko ubuzima bwamaze kuba nabi, atakepfo nta cyaruguru kuko nta muntu n'umwe wari usigaye wo kumwitaho, kandi nawe yari asanzwe yifitiye ubuzima butameze neza. Nibwo yahise atangira kurya mu bibazo byo kurwara, agwara umutima, agwara depression kubw'ukuntu yari amaze kubona ntaho gusigara yari afite. Nibwo rero umuryango we wahise utangira kumwegera ngo barebe ko hari icyo bamufasha nk'abavandimwe b'umuryango, ariko nta muntu n'umwe wigera amumarana icyumweru, uwamumarana igihe kinini cyaba ari icyumweru. Kubw'ukuntu bagenda bamutereranya umwanya ku mwanya, niho indwara ye yakomeje kuzamuka cyane, akumva ko ubuzima buri ko bujya ahabi. Nyuma yaho yaje kubona umugiraneza amukura muri famiye yari atuyemo, ajya kumutuza mu rugo iwe, anamubasha kumurihira amashuri, ariko ubwo kubw'uburwayi bwe yagize ntabwo yabashije kwiga amashuri ngo arangize. Ubwo yarize ageze mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye, hafi yo gukora ikibazo cya tronkome, nibwo yagize ngo ahora n'uburwayi bukomeye cyane, ya ndwara ye yaramuzingazinze, noneho imuheza mu nzu kugeza aho tronkome ajya gukira asanga bararangije kuyikora. Nibwo yahise abona ko ibijyanye no kwiga nta kuntu cyamushokera kuko uburwayi yari afite, yabona ko ibyo bintu binamubuza kwiga. Nibwo yahise areka ibijyanye no kwiga, ubwo ahitamo kwiyegurira Imana, arasenga cyane kugira ngo n'igihe cyose azapfa azapfire mu maboko y'Imana, kuko yarabona ko nta gihe kinini asigaje ngo apfe. Nyuma yaho muri 2007 yaje guhura n'umugiraneza wari utuye i Remera mu mujyi wa Kigali, ubwo amubwira ko yamutwara akajya kwibera iwe. Noneho yaramutwaye, anamuhaye freedom yo kuzarajya kwisengera Imana, ane wenda no kujya muri korali yumva bishaka azajya ajya muri korali, ko yarabona ko akunda ibintu bijyanye no kuririmba. Gogo yahise ajya muri korali, ubwo akazararirimba cyane, abantu bagaseka cyane bigaragara ariko ko bishimye uburyo Kigogo ateye n'ukuntu aririmba. Abantu baramwishimiye cyane mw'iyo minsi. Kuva muri 2007 kugera muri 2014 nibwo yahise kuzatangira kuririmba indirimbo ze. Noneho ubwo yaje guhura n'umucreators bita Brezi yakora kuri TV bita IRC, ubwo bakorana ikiganiro, ari nabwo yagiye gukundwa cyane, abantu bagiye gukunda ibiganiro bya Gogo ndetse banatangazwa n'ukuntu ngo gateye, akaba anafite impano itangaje. Ubwo niko Gogo yagiye atangira kumenyekana, urugendo rwe rw'ubuhanzi ntaho rwahereye. Yakoze indirimbo nyinshi cyane nka Blood of Jesus, ari nayo yatumye amenyekana ku rwego rukomeye, dore ko n'abazungu bagenda bayisubiramo ubwo ukuntu babona umuntu uri kuririmba, nabo ubwo bagakomeza kuza bakora challenges bitandukanye ku bw'iyo ndirimbo ya Gogo. Gogo yaje kugira ibintu bikomeye cyane, yagiye kuza araronka ibiteramo, akazarajya mu Bugande, akajya gukora ibikorwa bijyanye n'ivugabutumwa, noneho ubwo akagaruka. Ejo bundi rero nibwo inkuru y'incamugongo yaje kuba, twumva ko Gogo ibye byarangiye, ngo indwara y'umutima yamuhitanye. Ariko nibyo ngiye kubabwira, Gogo ubwo urupfu rwe ntabwo rwavuye ku ndwara y'umutima isanzwe, ahubwo bamutanzeho ibitambo, baramutambye ukuntu babona ko yaba yaragiye kubarusha, yaba yaragiye gukora ibikomeye cyane kurusha uko bo bari babona ibyo yari karakora, babona ko ari kujya ku yindi level itandukanye niyo bari bazi ko we azagarukiraho. Bakimara kujya i Bugande ku munsi wa 4 w'icyumweru gishize, baragezeyo barakigwa neza cyane, noneho naho bahise batangira gukora ibiteramo cya mbere bagikoze ku wa 4, ku wa 5 barasubira, ku wa 6 barasubira. Noneho ngo ubw'ukuntu abantu babonye Gogo, abantu baje shigikira bari benshi cyane, babonye ko Gogo ari zahabu yigendera. Ubwo aba influencer bo mu gihugu cya Uganda batangira kubona ko Gogo ari umuntu ufite impano itangaje, kandi ko bamushize mu makampani yabo ko bibafashije cyane. Noneho ubwo nibwo ku cyumweru bagiye kugaruka mu Rwanda, imwe muri kampani ikora amaji bita Mirinda yo mu gihugu cya Uganda, ni kampani ikomeye cyane ikunzwe cyane mu gihugu cya Uganda, ari namwe muri kampani abantu benshi bashatse kwamamariza yabangira. Noneho ubwo bo babona Gogo afite impano itangaje, nibwo bahise bareba Gogo, baramuhamagara bamubwira ko baba bagiye kumusinyisha amasezerano kugira ngo azarabamamariza ibikorwa byabo byo kwa bya Mirinda. Nibwo yahise ajya gusinya amasezerano n'iyo kampani ikomeye cyane yo mu gihugu cya Uganda
ikora ibyo binyobwa bya Mirinda. Noneho ikibazo cyagiye kuba ngo mbere yuko ajya gusinya amasezerano hari abantu bagiye bahura benshi cyane batandukanye, nari nabo bavuga ko baba baramuhaye ibijyanye n'uburozi, ndetse akaba ari nabwo buryo bahise bakoresha mu kumutamba. Umwe muri abo hari ifoto ye muri kureba kuri screen zanyu. Noneho ubwo rero ikintu cyatumye abantu benshi bakomeza kuvuga ko Gogo baba bamuroze kubera ishyari ry'ukuntu yaragiye kwamamariza imwe muri company zikomeye cyane, n'ukuntu iyo company ata muntu n'umwe yari bwigere ironka wo kwamamariza ibikorwa byabo, kuko bo bavuga ko abantu bari kugenda babona ko batandukanye nabo bo bashaka. Ariko kubw'Imana yari yashatse kwerekana Gogo yuko ari umuntu wambaye cyane, nibwo iyo company yahisemo kuza kwamamagara Gogo ngo abe ari we ajya kubamamariza. Ishyari n'ishyano rero ubwo niko Gogo bahise bamwivugana kugira ngo atabasha kuzamuka ku rwego we yabona ko yaragiye kugeraho. Ikibazo rero cyagiye kuba ngo akimara gusinya amasezerano ngo hari G bamuhaye, uwayimuhaye nabo bavuga ko yaba ari we yari yamuroze, nkuko mwakomeje kubikurikirana ku ma platforms agiye atandukanye. Noneho ngo akimara kunywa iyo G ari nabwo yararangije gusinya, ngo bahise bamukorera ikirori gikomeye cyane bagaragaza ko bamwishimiye. Ariko ngo nyiri kumuha iyo G nawe niwe yari ubwo yahise atangira kuzarazungetwa, ubwo ahita yitura hasi. Amaze kwitura hasi bahita mutwara mu bitaro byari byegereye aho biri mu gihugu cya Kampala. Noneho basanga umutima we wazamutse, bo bavuga ko cyaba ari igicuri cyamufashe nkuko yarasanzwe abigwaye, ariko ngo ni ibintu bo bari bamaze kumuteramo, ibintu bijyanye n'amarozi yabo nkuko basanzwe babikora mu gutanga ibitambo. Nyuma y'amasaha make cyane Gogo bahise batangira kumushiramo ibyuma bimufasha guhumeka, ari nabwo byahise bihagarara. Nyuma y'akanya gato bagize barareba basanga Gogo uko basanze aryamye niko akiryamye, ariko barebye basanga imashini zo zamaze guhagarara, ukuvuga nibwo Gogo yaramaze kuvamo umwuka. Inkuru yakomeje kubabaza abantu benshi cyane kabisa. Aha niyo mateka ya Gogo kuva ku ntango y'ubuzima bwe kugeza no ku musozo wabwo. Ariko abantu benshi bahamya bavuga ko Gogo yaba ari umuntu koko yaba yagiye mu ijuru, kubwo ngo ibitangaza byaba yagiye gupfa, ngo ntabwo yigeze ataka nk'uko abantu bapfa bataka. Ahubwo we mbere yo gupfa nta kintu na kimwe yavuze, ngo ahubwo we yararyamye. Akimara kuryama ubwo nibwo basanze yamaze kwitaba Imana. Umuryango we wakomeje kurakarira cyane manager we, bamuvuga ati nibamuzane, kuko bo bavuga ko nta kintu na kimwe bafite cyo kumufasha. Aribwo manager we yavuze ko nta kundi nyine ari gukora uyo bwakaba, noneho akamuzana mu Rwanda, akaba aribwo ari bushigurwe. Ariko ndazi ko uko byamera kose kuko ntiyabura ukuntu ava mu Bugande. Icyo ni ikintu njye mpamya nkanemeza ko abantu bamukunda ni benshi cyane, nta kuntu na kumwe yajya kuba uwo kugwa ku gahinga. Uko biri kose Gogo azatahuka ahambwe iwe mu rugo iwabo i Rwamagana. Ni inkuru rero yebabaje abantu benshi, niyo mpamvu ndabagarutsiye ku mateka ye, noneho nkarangiriza ku munsi we wa nyuma. Iruko ridashira rero kuri wowe Gogo, Imana ikomeze kukuba hafi, kandi niyaguhamagaye ko yagukunze kuturusha ukurikira ino video kabuyisoje. Ndagushimiye cyane, wibuke ukanda subscribe kugira ngo n'izindi nkuru zizajye zikugeraho ku gihe. Ciao ciao, ndabakunda, hasta la vista.